Mwaramutse neza mwese bakomeje kudukurikira ndetse nabakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu dukomeje kubategurira ndetse dukomeje no kubagezaho hano ku Karabo TV. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa kane, turi ku itariki 22 kwezi no kwa gatanu mwaka 2025. Mbaye ikaze mu makuru azindutse muri kino gitondo nyine tugiye kurebera hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se mu bikomeje kugenda bigaragara. Dore ko hakomeje kugenda hagaragara amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ndetse anagezweho agendanye n'ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Muranyemerera turebere hamwe rero byinshi ku bigendanye n'imirwano ikomeje kugenda iravuza ubuhuha cyangwa se imirwano ikomeje kugenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye. Abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje imirwano ikomeye cyane, aho bakomeje kwigarurira ndetse bamaze no kwigarurira Rugezi ni mu misozi ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bamaze kwirukana inyeshyamba za Twirwano ndetse n'umutwe wa M23 bari bafatanyije. Kugeza ubu rero amakuru avuga yuko muri iki gihe n'ubundi hakomeje kuba imirwano ikaze cyane mu gihe ingabo z'u Burundi zigenda zerekeza mu gisagara cya Minembwe. Uko bigaragara ibirwanisho bikomeye cyane bikomeje kumvikana kure nka yitwa za Mikenke ndetse no kuri Point Zio, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni imirwano ikomeje kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi hakaba hakomeje gukorwa iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo hareberwe hamwe rero uburyo ibice by'ibanze birimo za Uvira bidashobora kuba byafatwa, cyane yuko ari kimwe mu bice umutwe wa 23 ukomeje kugenda urangamira cyangwa se ushaka. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bwamaze gushyikirizwa raporo igaragaza ndetse nakuyemo ibyaha byarakozwe n'umutwe wa 23. Iyo raporo yaba ihagaze gute? Iyo raporo ese ni iyihe? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe, ibyo byose tugiye kubisesengura muri iki gitondo. Turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se amwe mu makuru akomeje kugenda abivugirwamo nyine. Muranyemerera byose tubirebere hamwe, turebere hamwe azindutse ndetse turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se akomeje kugenda atugeraho muri kino gitondo. Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira rero ndetse n'abakomeje kubana natwe, aho tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Shimira wowe dukurikiye unatwumviriza uri hano mu Burundi, uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse nawe dukurikiye uherereye hirya no hino mu isi, mwese tubaye ikaze ndetse tunabifurije gukomeza kugira ibihe byiza, tubifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Kuba dukurikiye muherereye hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, nyemerera by'umwihariko tuyarebere hamwe, nyemerera tuyasesengure rwose, aho tugomba kugenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye kubikomeje kugenda bivugwa cyangwa se kubikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Munyemerere aya makuru by'umwihariko kandi tuyakomoza, ariko kandi hari n'abandi badukurikiye bari bwota amasimbi. Mwese tubahereze ikaze ndetse nanababwira ngo niba utarakanda subscribe rwose kanda subscribe kugira ngo bashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5, ukande like ibiganiro byacu bisangize ku nshuti zawe, ndetse reka narakubwira ngo rwose ushaka kwinjira muri group ya WhatsApp unyuze hano muri description ukasanga link ukayikandaho, ubundi ibintu bikarushaho kuba byagenda neza cyane. Nyemerera aya makuru tuyatangirire n'ubundi ku bigendanye n'imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi bo muri Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, nkuko amakuru rwose aturuka muri Kivu y'Amajyepfo akomeje kugenda byemeza, nuko bamaze kwigarurira Rugezi yose ni mu misozi ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bakaba birukanyemwo inyeshyamba za M23 ndetse na Twirwaneho bari bakomeje gufatanya ibigendanye n'uru rugamba. Nkuko ibitangazamakuru birimo Radio Okapi ndetse na Societe Civile bitangaza muri ibyo bice, bivuga ko kugeza ubu amakuru akomeje kugenda ahavugwa nyine ari amakuru ajyanye n'imirwano ikaze cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zerekeza mu gisagara cya Minembwe. Ibirwanisho bikomeye kandi ngo bikomeje kumvikana, by'umwihariko bivugira kure nka za Mikenke ndetse n'ahitwa za Point Zero, ibikomeje gushimangira ndetse no kwerekana yuko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kwemeza ndetse no kugaragaza ko uko byagenda kose iyi
ntambara ngo ikomeje kugenda ihindura ibintu ndetse ikomeje kugenda ifata indi ntera, aho benshi mu bakomeje kugenda bayikurikiranira hafi bavuga yuko bamwe mu bayobozi ba M23 ngo baba bakomeje gutegura amanama akomeye cyane yo kurebera hamwe ibyo bakora kugira ngo rero bakomeze kureba uburyo bakwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, nubwo bikomeje kugenda bigorana cyangwa se nubwo bikomeje kugenda bifata indi ntera. Amakuru yandi akomeza kugenda tugeraho rero akaba ashimangira yuko muri Kivu y'Amajyepfo ngo hakomeje gukugura urukuta rukomeye cyane ndetse ngo hakomeje gushyirwaho icyo twakwita uburinzi bukomeye cyane hano muri uyu mujyi wa Uvira, mu gihe Uvira ikomeje kugerwa amajanja, mu gihe Uvira hakomeje gushakishwa uburyo yafatwa, ariko ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kugenda ziba maso, zikaba zikomeje kugenda zishakisha uburyo rero zahangana n'ibyo bitero bikomeye cyane bishobora kuza kwibasira Uvira nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza amagingo yanga rero amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba akomeza kugaragaza uburyo rero iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura ibintu. Ni mu gihe ubutegetsi bw'Kinshasa bukomeje gushakisha uburyo rero bwakwirukana umutwe wa 23 mu bice byose uyu mutwe wamaze kugenda wigarurira, mu gihe uyu mutwe nawe ushaka kugumana ibi bice byaba ngombwa cyangwa se byaba byiza kurushaho bakigarurira n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ku rundi ruhande bakavuga yuko niyo bagumana ibice bafite nta kibazo na gitoya, mu gihe ibyifuzo byabo bitari byasubizwa nk'uko bigaragara. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rero ry'amasezerano ya Addis Abeba muri Ethiopia yashyize ahagaragara raporo ikubiyemo rero isesengura ry'ibyaha bikomeye cyane byibasiye abaturage bo muri Goma ndetse no muri Bukavu hagati ya Mutarama by'umwihariko ndetse na Mata 2025. Ibyo bice rero ubwo byafatwaga n'inyeshyamba za M23. Umuhango wo kumurika iyo raporo wabereye rero mu ngoro y'igihugu y'amateka ni Muse Nationale cyangwa se Nationale Kinshasa, byari kwa kabiri hari ku itariki 20 Gicurasi 2025, witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu bwana Jackman Shaban ndetse na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye no ku butaka bwa Kongo. Muri iyi raporo igizwe n'amapaje arenga 100 yashyizwe ahagaragara na Alphonse Numba Loba, umuhuzabikorwa w'iyo komisiyo, yagaragaje ko igamije gutanga ubuhamya ndetse no gushyira ahagaragara ibikorwa rero by'ubugome bukabije cyane bwakozwe mu ntambara zabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Alphonse Numba yagize ati abaye 23 yanyuze hose yahasize ibimenyetso bigaragaza ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu ndetse n'ibikorwa biganisha kuri jenoside. Ni ingenzi cyane rero kubyandika ndetse no kubigaragaza mu nkiko mpuzamahanga mu rwego rwo gushaka ubutabera ku rwego rw'isi. Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu yavuze ko kandi iyo raporo izifashishwa na leta nk'igikoresho gikomeye cyane cyo gukusanya ibimenyetso bizafasha n'ubundi gutegura raporo izashyikirizwa inzego mpuzamahanga z'ubutabera. Ku ruhande rwe rero Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya leta bwana Patrick Muyaya we yagaragaje ko hakiri impungenge ku mibereho mibi cyane y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo rero bagikomeje kugirirwa nabi n'intambara n'ubugizi bwa nabi buterwa rero n'ibitero by'abasirikare ba M23. Ati ndizera ko abakoze ibi byaha bazabiryozwa ibyo bakoze cyangwa se bazaryozwa ibyo bakoze imbere y'ubutabera kugira ngo hatagira rero ubundi bwicanyi buba kandi rero bigere no ku bandi babitekereza nk'uburyo rero n'ubundi bwo gukumira icyaha kitarabaho. Nk'uko rero bigaragara muri iyi raporo bivugwa ko intambara imaze imyaka hafi 30 muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze guhitana nibura abantu bakaba kuri miliyoni 12 zose, ariko iyi raporo ikaba itagaragaza neza uburyo bicwamo ndetse n'uruhande rwibasirwa muri iyi ntambara cyane kurenza urundi. Iyi raporo kandi inasohotse mu gihe umutwe wa 23 ushinza ubutegetsi bwa Kinshasa uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi n'imvururu bikomeje kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe mu itangazo ryo ku itariki 14 Gicurasi 2025, M23 ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwashyize imbere politike y'ivangura n'akarengane by'umwihariko bigamije kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, bikaba byaratumye rero habaho ubwicanyi
gufatwa ku ngufu ndetse no gutotezwa kw'abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. M23 kandi nashinze ubutegetsi bwa Kinshasa gukorana n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR ishinzwa kuba igizwe by'umwihariko igizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Bavuga ko kandi iyi mitwe ikomeje ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo, harimo kwica, gusahura ndetse no kwangiza ibikorwa remezo byose bigakorwa rero ku bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Uretse ibyo, M23 navuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije amasezerano y'amahoro yasinywe mu bihe bitandukanye, harimo n'amasezerano na Nairobi, aho rero bavuga ko leta yananiwe kubahiriza ibyo yemeye nyene, birimo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23 ndetse no kubaha imyanya mu nzego za leta. Mu gihe kandi impande zombi zikomeje ibikorwa byo kwitana bamwana kuri iki kibazo, abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane z'iyi ntambara, harimo ubwicanyi, gutotezwa ndetse no guhunga ingo zabo, mu gihe leta ya Kinshasa yakomeje kwinangira kuri gahunda y'ibiganiro amahanga yose abona nka kimwe mu bisubizo by'iki kibazo gikomeje kuba ingutu kimaze imyaka n'imyaniko. Ibi nibyo byatumye rero umutwe wa 23 wongera kwegura intwaro ndetse n'ibigwanisha ku buryo bukomeye cyane, ibikomeje gutuma kugeza magingo aya ngaya intambara ikomeza kuba amagasa. Kugeza ubu kandi uko byagenda kose binavugwa yuko nubwo hakomeje kuba ibiganiro mu buryo bugiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, igikomeje kugaragara ndetse n'igikomeje kugenda kitugeraho n'ubundi nuko iyi ntambara ngo ishobora kuba yaba yemwe ngo ku butegetsi bw'Kinshasa nta nubwo bifuza ko yahagarara, mu gihe batari babasha kuvana cyangwa se kwirukana M23 mu bice byose yamaze kugenda ifata, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. None byaba bihagaze bite? Ese byaba biteye bite? Ibi byose n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa, cyane cyane kugendanya no kutumvikana, nibyo bituma buri ruhande rukomeza kumva ko rugomba kwirukana urundi, buri ruhande rukaba rugomba ko rugomba kuvana urundi mu nzira mu rwego rwo kugira ngo amahoro abashe kuba yahinda. Nyamara abasesenguzi bavuga ko kwicara ku meza y'ibiganiro ari byo bya mbere. Mu kanya turagaruka ku yandi akomeje kugenda avugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza, muragira igitondo cyiza, tubifurije komeza kugira ubuzima bwiza.